Ese Karyongo uba wumva inzozi zawe ari izihe ku buryo izo nzozi zigezeho wumva wahita unipfira? Gukora kuri nyasha za Miss Mutesi Jolly Nyampinga w'u Rwanda 2016 nizo nzozi zawe cyane rwose, ku buryo uzikozeho wumva wahita unipfira cyane. Mutesi Jolly amaye amahirwe ho gatoya kidogo nakubita gasike kuri nyashize kuri iki ryaba ari ijuru rito nkasemo. Ese uriya mukobwa arateye pe. Ese reka nkubazeho gato, uriya mukobwa atuye kuri iyi si? Cyane rwose. Njye numvaga Miss Mutesi Jolly atuye mu ijuru. Dore ikiremwa we. Mutesi Jolly atuye ku isi kandi mu Rwanda, i Kigali. Yego. Urambeshye, abaye ari ku isi yaba atuye muri Amerika. Atuye i Kigali? Cyagiye banyiba kasike Nyamirambo sinyashize narangariye nkikanga bazitwaye. None se Miss Mutesi Jolly yabyawe n'iki? N'abantu. Kuriya ni yabyawe n'abantu. Uriya ni marayika Imana yadusigiye ku isi. Uriya by'ibumba Imana yamubumbyemo yararinogeje. Ibyo nubeshye pe. Harya Bibiliya itubwira ko Yesu ari umwana w'ikinege. Yego rwose n'umwana w'ikinege yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu abyarwa na Bikira Mariya. Yosefu atabigizemo uruhare. Baratubeshye. Mushiki we ni Mutesi Jolly. Aho nawe urarengeye. Toxi, sindakora amasengesho y'iminsi 2 yo kwiyiriza kuko sinabibasha. Kandi Bibiliya itubwira ko Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 yiyiriza atarya atanywa. Nge nkubwiye ko ndi kureba nyashi za Miss Mutesi Jolly nacaga igo ka Yesu namara iminsi 45 n'amajoro 45 ntarya nanywa. Yewe ndumva nyashi za Mutesi Jolly zarakubereye ikiyobyabwenge. Ariko ikibabaje ni kimwe. Ikihe? Umunyarwanda yaciye umugani ngo kubwira utakumva nuguta inyuma ya Huye.